mu buzima bwanjye niwe muntu wa mbere ngiye guhemukira. Mabuja ni ukuri kw'Imana nta na telefone ngira do na boss amamagarira mu rugo nyene guhamagara. Nadia umwana wanjye. Nadia ntawe nzi nawe uri muri we sininde. Amagambo urimo kuvuga nk'ay'abagombozi. Ubwo urumva ko umwana wanjye namuyoberwa nakubiberwa umuntu urimo kuvuga izina ry'umwana wanjye. Ni ukuri kw'Imana ariko nkubwiye. Umva uzi ko munyitiranyije wawe. Hari umugabo duhuye wambaye costume z'umukara asohokana na telefone ubwo niwe ahubwo wavugaga ni mu mukurikire mugende nge ntacyo mumbaza nge ndi umukozi wa hano mu mukurikire mugende nta Nadia nzi. Isuko kuko ari umuntu duciyeho duhagaze hari. Ubwo surimo kumbwira ibice utaza ngo tugende tujye kumureba. Ye baba we burya ko kabagabo barabona. Nari ndenganye hejuru y'umuntu ntazi. Mana yanjye Imana ishimwe nibagende nta kindi. Tumeze neza nta kibazo usibye ko utubazo nk'utwo tutabura mu rugo. Chance ya Alex na papa na Alex bose bambereye kimwe nta mwana na n'umubyeyi. Ibintu byari gisino bishuvuga ni amahoro. Ese kuvuga izina ryawe ni icyaha ahubwo bivuze ko utazapfa vuba. Ibintu by'amagambo menshi sinjya mbikunda naye byo gupfa sende tutazapfa. Shagabanya ibintu by'amagambo naye ndi kwimesera imyenda reka ngo mere imesera imyenda. Bigize abana muri uru rugo wumvishe ukuntu kazi kwivugisha ari we ari papa nta n'umwe uretse ndaje nzabereka aho icyo ndi cyo umuntu abura byose nk'ingati imenya. Alex wandabeye ko umuriro uri kwaka. Nadia uramvugishije. Ntukanyifushe amatwi nakubwiye ngo ndebera ko uwo muriro uri kwaka. Hasi wanye uze zanga inzoga rero nazo zigiye kuzamuraho rwose ndamuroko. Inzoga zisigaye zishaka kumbuza gutaha iwanjye no. Agiye kuzanyita umutuzi w'akabari. Nadina! Wowe Nadina! Nadi ntabwo uva ko papa aje wavuyeho gacana nta ibyo ngibyo kuzinyibwirisha n'ikintu cyo gucana akazi kanjye mba hasi nta mpamvu yo kujya njya mu gikoni. Ako kusiko naheza hese noneho papa namutizwa n'iki. Nadina! Nadina we! Yawa data we no papa yabaye ibyatsi. Alex wajya ugafata papa ko ari wowe ufite imbaraga. Nadina waje ukamfata uwo muriro.
ariko papa ubu ni bizagarukira he? Uvuga ko ari wowe mubyeyi wenyine dufite. Aje ubuze nafuye Ubu si ibintu warara bizagarukira he? Urabona ibintu gukora ari ibyo. icupa nyine ni icupa mwana wawe. Chope. Ungiresha Alex wenda we yaho. uranyumvira akagakobwa ariko sha kubyara abakobwa ni ukwigwisha ushaka iki naribyaye pemba nkuruka byari ubu naribyaye narazutse ireba ukuntu wangeze mu zishano mba nta ninywera agacupa nubizizi yewe agacupa ibiryo byanyu namwe mugiye muryana byanasohoye burino Niki kazu? burino rero urumva ndagiye ariko singiye Bivuga ko ari njyewe ugiye gusigara hano njyenyine. ibyo tubireke mama Nadia naza mbere yanjye umubwiye ko ntagiye ku None se kazu, mbure Nadia, mbure Nina, none nawe uragiye. bite mana ahantu mba se ahantu mba rero mabuja mpemba neza ariko hari umubyeyi rero witwa Kanyange ujya ukunda kuza ahangaha akunda kuza mbaza ibintu bya Nadia ariko Nadia simuzi niba banyinja simbizi bankize mu ikipe ntazi ariko ibyo nzabimenya gusa uduha ibyo tuzabiganiraho gusa nyine nawe urabyumva mbega umuhungu ese buriya ni kuriya mfata yangize maneko mbashije kumirwa ase wamumenye naherekana ntegereje zinguraje zambere nazimaze ntabwo nagize umuntu wambye niba utahari ngo biranga wibereye ku matelefone ayo makote baraje bayagucireho ha bure turaje urebe ngo baraje banshira amakote ninde nibye nakoze iki gituma banshira amakote abakozi banga namwe niko mu magambo wavuze wabavuzemo ijambo Nadia ngo Nadia ariko ubundi mwabaye muti wagiye kunyibutsa ibintu by'akahise ngo Nadia ntamuvuze urimo uravuga ngo akahise kawe ntabwo nkazi wa mugabo ariko iryo mbonye ahangaha abamama bavuya umwase nkize ntabyo uziraho reka nigende ariko se ibintu by'imyanse uya mwana avuze ibintu bya Nadia oya ko wasanga ari byo ra ariko se none se uko wenda umuntu Nadia aya ewa ibintu nari mbonye muri aya masaha kweri se nkabura boss yabona nsererana barabagura ibintu byo kutambara inifomu kwanjye mana yanjye kandi hari n'abandi bakozi bazayibonere buri hari umuntu wakubitwa kandi bikamugaruka ntacyo ariko reka nkomeze akazi mva buretse kunywa baba mama baje babandi bamushakaga
mama baje ihute va mu nzira ahubwo baraje kandi nutinda uvuze ngo iki baba ndetse bakubise umwasa mu kanya niba uri kuvuga data we kanze mbitse beraje muraho neza ko ndeba urangabuzwa bite byawe oya nta kibazo hanyuma nta n'umuntu yakicara akabaganira n'undi tukaba twibukiraho gake ngo harahari ariko mwari mundenganije icyagihe siko rwego twasanze aho twari tuduhuriye n'ikibazo kugira ngo tugire dute ni karibu hari ahantu hateguye sawa murakoze ariko ahantu ni heza kabisa amabuja hanyuma rero ndaje ntacyo wavuze ko na telefone ufite telefone ni iyanjye agatelefone n'akanjye mabuja nako ntago ari akanjye ntago ari akanjye ariko ntacyo mereza iyo telefone hano uriya muhungu ntago mushira amakenga niko muhungu iyo muhaye abantu ahantu ho kwicara ntago mubabaza nicyo babasha gufata umuraganira n'undi ku busa ariko uzi ko umuntu ahura n'ibibazo atiteje bikamugeza kure ariko si ubundi mu manante ibibazo umaze iminsi ufite bifitanye isano n'ibyo ngibyo usigaye urwara mu buryo budasobanutse bimeze biti none se wa mubyeyi wahura n'iki wabura umwana w'imfura ukagira amahoro Nadia uheruka kumubona ntabwo uzi ko nagiye Dubai nkamusigira murumuna wanjye oya ntabwo mperuka kumubona ariko natekereje ko yagiye ku ishuri wa mubyeyi amashuri atagira vakanse amashuri y'ubwoko ki urimo kumva uburyo n'ibyo nakomeje nkubwira umwana wanjye naramubuze mubura nari naragiye Dubai musigira Raisa mpageze nje nsanga Raisa nawe bimubajijeho asohoka gato nk'ugiye kwitaba telefone Raisa nawe ndamubura wa mubyeyi wahuye n'ibibazo ngo Nadia yanesheje umutwe kugeza kuri iyi saha ariko aracyawuca gerageza kwikama sibyo bibaho mu bibazo ariko kubera uburyo uhora uhura n'ibibazo by'ihungabana n'ibiki warwaye bya hato na hato ndahari inshuti yawe iyo ntari mu kazi uzampa umwana wanjye nibwo nta muntu uhari tukajya tugomba gushakisha uburyo ki tuzamubona ariko ubundi wa muhungu we twatumye icyo kunywa ubundi we ari hehe harimo nibagiye kubabaza ahubwo murafata nibagiye mu mbabare rwose iyo nzanire fantasitira nta kibazo wowe se nanjye genda bariyuzana ntacyo bitwaye ubundi se mfite umutima unayima ubundi se icyo kidomoro baguteze inyuma ahubwo uzi ko ntari nanakibonye wa ubundi ni iki wa mugani ubundi kiramara iki hano waje ukamfasha tukagikura mu manadi